mva umukecuru ukuntu yarambwiye ngo nuntanga uzanyica nuntanga uzagira gute uzanyica. Arangije arandeba arambwira ngo nishe nyoko. None we wakana ureshya gutyo urabona urimo umutamyi, ahubwo nkugiriye inama, dore aho dushyinguye nyoko, hareba uhitegereza, nurangiza ufata imva yegeranye n'iyo nyoko kuko ndakwica vuba ahangaha. Ndakwica vuba ahangaha. Rero ufata imva yegeranye n'iya nyoko kugira ngo bazagushyingure hamwe nawe mujye mugana. Cyumvaga kera hari umumama iwacu baravugaga ngo araroga. Umunsi umwe rero twigeze dukina turi abana, nari mvuye kuvoma nikoreye ijerekani n'ingata iboshye mu rukoma, noneho dukinira ku mbuga yiwe. Asohotse abandi bana kuko bari bamuzi bariruka, noneho ngiye nyirwana n'ijerekani mbona arasohotse, ndangije nikorera ijerekani masiga ingata. Hasize ingata arayitwara, ayitwaye arambwira ngo irukanka sha, amazi yateretse ku mbuga yanjye uri umwana ariko ntuzayahatereka uri umusore kuko utazagezayo. Mani tugirire neza. Nanjye ndahindukira, ntabwo nagira ati hari ahantu w'iby'ingorofani warayibye cyane wayibye. Ndavuga ahantu urambonye kabisa urimo neza, ariko nabwo njya mu rusengero rero kuko umukobwa yarambwiye ngo uwo mugabo ibintu byose arabibona. Nagiyeyo mfite umutima uvuga ngo reka njye kureba ndebe ko uyu mupfumu yaruta babandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Nari nzi ko ari umupfumu. Imana itugirire neza. Ndangije ndamubwira ntaho ngaho urambonye, Imana idutabare. Arangije arambwira ati ndakabanza agahitira mu kabara ngo reka mbanze nsogongere mbanze menye urwaje uyu munsi rumeze rute. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Abo bantu ngiyo bageze mu gikombe cyitwa Baka ngo bajya bahahindura ahantu y'iki amasoko. Amen. Bafite inzira zijya he Siyoni. Umva wa murokoye urwana intambara yo gukiranukira Imana, urwana intambara yo kwanga icyaha. Sashimwe cyane. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni uguhabwa ubugingo bugize gute buhoraho. Ariko abantu bo muri iyi minsi baragotomera ibyaha, abagotomera kaji. Sashimwe cyane. Abantu ntibagitinya gukora ibyaha, ntabwo bakigira gute gutinya gukora iki. Uyu munsi kuba mu rusengero, uyu munsi musigaye mukunda ivugabutumwa wagira ngo ni komedi barimo bakorera mu rusengero. Sashimwe. Umuntu ufite amavuta ni umuntu ubasha kubwiriza akabasetsa mu gatembagara. Uwo niwe muvuga ngo ariko ngo turamukunda ngo aradusetsa koko, uzatahira guseka. Sashimwe cyane. Amen. Ngo arabasetsa gusa. Icyo gusa. Icyo gusa. Guseka gusa. Amen. Amen. Wabonye wamuvuga butumwa ngo yansekeje ngo imbavu zandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Wabonye ngomu barabyina koko ye baba we arabyina. Sashimwe cyane. Amen. Ariko ntawe usohoka ngaho avuga ngo banyigishije ijambo rinkumbuza umusaraba. Sashimwe cyane. Amen. Ijambo karita Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumura. Umuntu uraha wabitse ijambo ry'Imana mu mutima we. Haleluya. Amen. Kera tugikizwa twajyaga dukunda tukabika ijambo ry'Imana mu mutima. Sashimwe cyane. Ku buryo niyo wabaga uryamye bakubazaga ngo ni irihe jambo rigukomeza ugahita urivuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Ariko umurokore wo muri iyi minsi uramubaza uti ni iki kigukomeza muri iyi minsi? Nuko ejo bampanuriye yuko Imana igiye kuntabara. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko imvugo y'Imana irahambaye inshuti y'umusaraba. Imvugo y'iki?
Imana irahamba, nimubika ubuhanuzi gusa muzagwa vuba. Sashimwe. Amen. Kandi ikindi kubera ko mwizera abahanuzi nicyo gituma abantu barimo baragwa. Sashimwe. Amen. Nubwo mpagarara mvuga ubutumwa, izera Imana, reka kwizera njyewe. Sashimwe cyane. Amen. Izera iki? Imana. Ko niwizera njyewe ejo uzaba. Kuko ndi umuntu ejo nzakora ikintu utungurwa uvuga uti baba data we uhitugwa. Sashimwe cyane. Wizera umuntu akagukorera ikintu ejo ugahita ugira gute? Imana niyo idahemuka yonyine. Haleluya. Amen. Imana niyo itagira gute? Yesu niwe nshuti nziza, niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no iki. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko arikwiriye. Amen. Amen. Korera Imana uyitinya ukiranuka, hahandi Imana ikureba. Hari ijambo nkunda mu byakozwe mu Baheburayo ibice 11 haranditse ngo abo bose barinze bapfa bakizera ko ibyo basezeranijwe n'umwami Imana bizasohora. Imana y'amahoro itugire neza. Bibiliya umva ijambo ririmo ngunda riravuga ngo ntabwo bigeze bakumbura gusubira iyo bavuye. Imana itugire neza. Ngiyo baza kuba barakumbuye gusubira iyo bavuye, ngo baba barabonye uburyo bwo kubisubiramo, ngo kuko ariko ngo babonaga igihugu bajyamo ngo kirushije kuba cyiza. Haleluya. Ngo babonaga gakondo yo mu ijuru, ngo bakayireba, ngo bakabona ni nziza kuruta icyo gihugu barimo uyu munsi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo bahoraga bakumbura gakondo yo mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo ntabwo bigeraga bakumbura gusubira mu busambanyi, ngo ntibigeraga bakumbura gusubira kunywa byeri, ngo ntibigeraga bakumbura gusubira kujya mu magambo, ntabwo bigeraga bakumbura kujya gusebanya, ngo bahoraga bakumbura gakondo yo mu ijuru. Amen. Hallelujah. Ngo bakumburaga ikirata gakondo ya hehe? Amen. Umva hasi rero ijambo rihita riyicaga ngo nicyo cyatumaga ngo Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Haleluya. Ngo ntabwo Imana yakorwaga n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Amen. Ngo Imana ntiyakorwaga n'isoni, ngo yarabarebaga ntikorwa n'isoni, ariko Mana ngo yarebaga abamama bayihimbaza ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Ngo yarebaga abashumba barimo bayivuga ngikumva idafite isoni zo kwitwa Imana yawe. Ariko abo muri iyi minsi uravuga Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikipfuka mu maso, ikumva igize isoni, kumva uri murayiyitira. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Hallelujah. Imana idukomeze. Amen. Imana idukomeze. Imana idukomeze. Amen. Kubitira Yesu amashyi menshi. Ngarukaho Mana, ngarukaho ntiwemere ko nkorwa n'isoni. Ibyaha byanjye ndabyemera, umbabarire Mana sinzongera. Ngarukaho Mwami, ngarukaho ntiwemere ko nkorwa n'isoni. Ibyaha byanjye ndabyemera, umbabarire Mana sinzongera. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Hallelujah. Amen. Mushakashaka mu maso y'Imana ubu murokora ufite amasezerano, ariko Imana nikureba ntigire isoni zo kwitwa Imana yawe. Wa mudamu, Imana nikureba ntigire isoni zo kwitwa Imana yawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Wa mugabo we, Imana nikureba ntigire isoni zo kwitwa Imana yawe. Isashimwe. Amen. kiranuka ku gato no ku kanini. Genda uko Imana ishaka, genda uko ikirata. Uko Imana igeze gute? Uko Imana ishaka ni ukuhe? Ni ukukora imirimo ikwiriye.
ukera imbuto zikwiriye abihana, ukihangana mu bibi no mu byiza, ukagira ngo tukihangana. Sashimwe cyane. Muri wowe ukagira umutima wo kubabarira, muri wowe ukagira umutima wo kubana n'abantu bose iki amahoro. Sashimwe cyane. Ubundi umurokore yari umuntu abandi bageraho bakamuruhukiraho. Sashimwe. Ariko uyu munsi umurokore asigaye ari umuntu abandi bageraho bakamukomerekeraho. Nta n'umuntu usigaye uvuga ngo uri umurokore, umuntu akavuga ati yewe birarutwa no kuba ndi umupagani. Kubera iki? Irondo ryivanze n'ibisambo. Mana amahoro itugirire. Irondo ryivanze n'iki? N'ibisambo. Ntabwo ushobora kumenya umunyerondo n'igisambo ni ko bose barivanze kandi bambaye uniform. Asifi kugira ngo uzamenye igisambo kiri muri ibyo bintu byagorana, bisaba ubwenge bwinshi. Imana itugirire. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli. Daniyeli, turabashyitsi mwiseye mwiza, kandi iyo umuntu acumbitse atari iwabo akora imirimo ikwiriye, kuko ari izatuma ashimwa. Abana b'Imana tuzataha, iwacu mu ijuru tuzabayo. Amen. Tuzabayo maze dusugire, twimane ingoma n'umwami Imana. Abazaba batsinze urugamba bazabana na Yesu akaramata. Amen. Abana b'Imana tuzataha, iwacu mu ijuru tuzabayo. Amen. Haleluya. 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 Mureka mbabwire ikintu. Uriya ukundeba ahangaha ngiye Pastor Emma, nkunda kuvuga Yesu utanga ubugingo. Sashimwe. Icya kabiri, ibintu bitarimo inyungu sinjya mbikora. Sashimwe cyane. Uyu murimo w'Imana niba hari ikintu kivuna kibaho, ni umurimo w'Imana. Abenshi mubona utavuna, ariko gusenga biravuna. Sashimwe cyane. Impamvu bitakuvuna ni uko udasenga bya nyabyo, ariko n'ubu usenga bya nyabyo uzamenya imvune ziri mu gusenga. Sashimwe cyane. Uzamenya imvune ziri mu ki? Mbwira uwo muntu mwegeranye ngo gusenga biravuna. Gusenga bigize gute? Bane se wari uzi ko byoroshye? Ubu hari abaje hano bateze, sibyo? Bagize gute? Bateze. Hari n'abateze gatatu. Asifi. Umwama wa Mugisha ageze hano ateze nka gatanu. Mana itugirire. Ibaze guturuka ikarembura ukagera hano. Ubwo ni nka kangahe? Ni hafi gatanu. Imana itugirire. Kangahe? Urumva gusenga byoroshye? Ngira umuntu mwegeranye ngo nudakizwa icyo gihombo uzakigaruriza. Uzakigaruriza he? Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki? Amen. Waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu, urya munsi Yesu atakwiyeretse. Yesu mwami databuja nzamukorera ntacogora, mirimo yo mwisajyama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Ubwo azahamagara amazina
n'ayabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro n'umucunguzi bazazukira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sizaburayo ubwo azabahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. Hey. zaburi icyubahiro cy'Imana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hari ijambo Yesu yabwiye abantu arababwira ngo nimwirire mwebwe n'urubyaro rwawe mugire gute mwiririre ongorera umuntu mwegeranye ngo korera Imana uyitiye korera Imana ugize gute umva nkubwire inshuti yanjye korera Imana ugize gute iyi Mana ni Imana yica kandi ni Imana ikiza. Amen. Bakunze kuyibabwira mu buryo bw'Imana ikora ibitangaza niko muyizi muri iyi minsi niko musigaye musenga bayibabwira mu buryo bw'Imana igize gute ikora iki ibitangaza ariko njye nayibonye mu buryo bwombi nayibonye mu buryo bw'Imana ikiza nibona mu buryo bw'Imana yica ibyo ni ibintu njye niboneye n'amaso yanjye isashimwe cyane ngiyo nkorera Imana nta kintu na kimwe kintera ubwoba isashimwe cyane nta kintu na kimwe kintera iki ubwoba njyewe ntabwo nahamagawe kugira ngo mbone amafaranga mu rusengero nyabonye ni byiza ariko naho ntayabona ntacyambuza kuvuga Imana neza kandi nkayivuga uko yagakwiriye kubiri isashimwe cyane ko ndi mu bantu Imana yagiriye neza naho naba ntari mu rusengero aho nyihamagariye niho yitabira isashimwe cyane aho nyibwiye ngo Mana ndengera ihita indengera yo kabyara abahungu n'abakobwa isashimwe cyane nayibonye nk'Imana ishobora bingahe byose. Haleluya. Nayibonye nk'Imana ishobora bingahe byose nyibona nk'Imana ihindura amateka. Amen. Njya gukizwa nahamagawe nayo kuko njye narababwiye ubwashize ndababwira ngo njya gukizwa nari mvuye mu bapfumu 36 abapfumu 30 n'abangahe na batandatu muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zose z'u Rwanda kongeraho umujyi wa Kigali nta ntara ntagezemo njya gushakamo umupfumu. Asifiwe. Amen. Imana idutabare. Nahigaga umupfumu imyaka mfite n'ibintu nanyuzemo imyaka mikeya cyane ntabwo ari myinshi ariko nanone sina mikeya. Imana itugirire neza. Ariko icyo gihe njya mu bapfumu 36 ntabwo nari mfite imyaka myinshi. Imana y'amahoro idutabare. Nari mfite imyaka nagejeje abapfumu 36 mfite imyaka 19. Imana y'amahoro itugirire neza. Nari mfite imyaka 19 nari ngejeje abapfumu 30 n'abangahe n'abatandatu. Natangiye kuraguza njyana na mama. Imana itugirire neza. Njya kuraguza natangiye kuraguza njyana na mama. Imana itugirire neza. Tukajyana kuraguza kugeza igihe mama bamurogeye nanjye nkajya njya mu bapfumu kugira ngo mushakire umupfumu wamuvura. Imana itugirire neza. Toza umwana wawe inzira akwiriye kujyamo azarinda asaza atari yayivamo. Bera ko ibibazo byazaga mama akambwira ati tujye mu bapfumu tukajyayo. Ndabyibuka nsinda nkajya muri segonderi. Ngiye muri segonderi namaze umwaka wose niga. Imana itugirire neza. Mfite umwenda w'imbere nambara ntajya mesa kuri kondisiyo z'umupfumu. Sinawumesaga kandi sinawukuragamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuri kondisiyo z'iki z'umupfumu. Uwo mwenda wari uriho iki?
umwenda wari uriho utuntu umupfumu yampaye mbere y'uko njya mu ishuri. Bani tugirire neza. Hari utuntu yari yarampaye, mbwira utwo tuntu tuzajya tukuvuganira, utuntu tuzajya tugufasha. Imana y'amahoro itugirire neza. Umupfumu yampaye igiti bita mukuru, amisimbi ryo ku nyanja, ashyiramo icyatsi bita umukunde n'ibindi byatsi ntazi, abibohera mu hantu. Arangije arambwira ati bikenyerereho, igihe cyose uzajya ugera mu bibazo ambwira amagambo uzajya mvuga. Imana itugirire neza. Ariko no kujya ntawe usimbuka kandi iyo wakoraga ikosa yaragukubitaga, yacomoraga umugozi kuri ordinateri kawe akagukubita kugeza igihe, yaragukubitaga ikabure agatumiza icyayi akakinywa, yamara kukinywa akongera akagukubita. Tugirire neza ko mbega aho kugira ngo agukubite warifuzaga ati icyama kanyirukana. Imana itugirire kugira ngo wumve ibyo bintu uko byabaga bigize gute bimeze. Umunsi umwe rero nari umuderanjeri ku ishuri, nza kuyobora igikundi cy'abanyeshuri bageraga nko muri 6. Noneho tuza kwiyenza ku munyeshuri umwe, tumuhimba amazina, twakundaga kumwita ngo ni inkoko. Umunsi umwe rero ajya kuturega kwa diregiteri ngo turamuharasinga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ninjye wari ukiyoboye, turajyana n'abo bana 6. Agenda ndavuga niko byasa kose umuti w'umupfumu uraza kunsindira mu giti. Ntabwo byakora avuga mu giti. Imana itugirire neza. Rwose byanyura mu yihe nzira? Imana idutabara. Mfite umuti. Imana itugirire neza. Akubita abatwari kumwe arabarangiza. Avuga ntibyanze bikunze njyaraza ntagera muturatuma sinzira cyangwa se ambwira ati pfumva imbere. Mbonye agiye kungeraho mfata kuri wawe, mvuga ya magambo umupfumu yambwiye. Aho usimbuka rwamubonye ishami, ahubwo wagira ngo nari mubwiye ngo nkubite. Yarankubise, narakubiswe, ndakubitwa noneho atumiza iteremusi y'icyayi. Yamara kunywa imbaraga zikaza akongera akambuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Akongera akagira gute? Akambuka. Kandi ariho nari mfata. Nta makuru ufite. Imana y'amahoro itugirire neza. Yego nicyo kiri gutuma gukubita wese. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye kuko urarikwiriye. Arankubita numva ndababaye cyane. Nibaza umwaka ushize wose nambaye icyo kintu kinaniwe kundengera umunsi umwe wonyine. Umunsi umwe wonyine kinaniwe kundengera. Ndataha ndagenda nyikuramo, ndagenda nshaka umwambi ndagitwika. Niba ari ugupfa ngende. Imana itugirire neza. Ariko ndagira ngo mubwire ibyo abantu bose bishingikiriza, nimwishingikirize kuri Yesu. Amen. Yesu Kristo niwe nshuti nziza. Nawe uyu munsi wabona bitemera, ariko ejo bisemera mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu munsi biranga, ariko Yesu ejo bigakunda mu izina rya Yesu. Amen. Kugeza igihe mama yaje kurwarira, turamuvuza tugira dute. Rero nibwo nibwo naje kumujyana ahantu mu rurembo rw'abarangi. Njya mu barangi nari njyanyeyo mama. Imana itugirire neza. Menye imikorere yabo. Imana idutabara. Ariko icyo uzaba cyo
ntaho kijya. Imana itugirire neza. Abarangi uyu munsi akenshi ubundi mbere abarangi mu nsengero ntibinjiragamo iyo bavuzaga ibyuma, ariko abarangi bo muri iyi minsi barasirimutse. Imana itugirire neza. Basigaye babasha kwinjira n'ahavugirizwa ibyuma. Ubundi mbere binjiraga ahavugirizwa ingoma, kuko mu ndembo z'abarangi akenshi uhasanga ingoma nizo bavuze. Imana itugirire neza. Kandi ukinjira mu barangi utarebye neza ushobora kwibeshya yuko wageze mu ijuru utarebye neza, kubera ko ukihagera kondisiyo baguha zingana n'iz'abantu basenga bagira gute baguha. Icyambere ukizana y'umurwayi wawe bararondora kuva kivuka kugeza aho ageze uyu munsi, bakakubwira n'ibyo waje utekereza mu nzira byose barabikubwira, bakaguha kondisiyo z'uko udakwiye kunywa inzoga, niba wazinywaga zireke, niba wasambanaga gira gute bireke. Abyumvishije? Noneho uramutse wibeshye ushobora kugira ngo ni abantu b'iki b'Imana. arahaba tukajya tujya mu rurembo, araharwarira, tukajya bakaza bagakubita ingoma bagasenga bakagira gute, kandi baranahanura. Bagira gute? Baranahanura. Si byose? Sashimwe cyane. Hari abahanuzi muri iyi minsi usigaye wumva agafata nk'umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu akamureba, ubundi wagakwiye kuba umwana wawe, ariko wajya kumva abivuze mu mvugo isekeje ukumva aravuze ngo aka ni akana kanjye. Yego, aka naki ni akana. Buri gihe ukumva akunze kubivuga ngo aka ni akana kanjye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubundi abarangi iyo bagiye kuza, mu buryo iyo bajyaga kuza nabaga mpiyicariye, ibintu niboneye si ibyo numvanye abandi, nabaga nicaye nkanuye. Imana itugirire neza. Byiza gute? Nkanuye n'amaso yanjye mbireba, bagakubita ingoma bakabyina, wajya kubona ukabona umuhanuzi ari karaze hari araje. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Dore itandukaniro. Mu gihe hano mu rusengero ujya kumva Imana irakubwiye ngo umva uko mvugana nawe mwana wanjye. Umurangi warakubwira ngo niwumve kana kacu. Imana y'amahoro itugirire neza. Niwumve kana kacu. N'ibindi byinshi cyane. Mbese ibyo nshaka gusubiramo si ngombwa. Icyo nshaka kukubwira ni imbaraga z'Imana isumba byose. Ndahaba rero icyo gihe wari ukuriye ururembo aza kumpamagara arambwira ati uzi ko twamaze kubona ko hari ikintu kiri muri wowe. Ese icyo ni iki? Ati wowe ujya ukunda kuza kenshi, kandi nuzajya uza hari icyumba tuzajya tukujyanamo. Ako kumba bakajya banjyanamo, ariko barambwira ngo muri njyewe harimo yuko nzabakorera. Ese njye nzabakorera mu buhe buryo? Atuzadukorera. Hari impano iri muri wowe wamaze gutoranywa. Ese natoranyijwe nande? Nyamara bagutoranyije. Njyewe mama nakira nzabakorera, njye n'amaboko yanjye byose nzagira gute? Nzabakorera. Hano tugirire neza. Rero ntibyaza gukunda mama aza gupfa. Apfuye rero ntabwo nongeye gusubirayo. Dore ikindi kintu cyansubije mu bapfumu rero. Amajije gupfa, urumva abarangiye amakuru yose bari bayatanze n'uwamuroze n'iki, ariko njye ngashidikanya nkavuga nti ese bavuga ngo nyirabukwe ngo niwe wamuroze? Ibyo bintu z'ubu byakora. Imana itugirire neza. Ariko niyo basengaga baramuhamagaraga akita, bakavuga n'uburyo yamuroze n'uko yabigenje n'uko yabikoze byose. None turi kwirimbi ndamwegera ndamubwira numva mukecuru amakuru ndayafite, ni wowe unyiciye mama. None bitewe n'imyaka twari tumurwaje rero mama, twageze ku rwego ndavugana Imana
basi mufashe yipfira. Hari igihe umuntu wawe apfa ukumva nturize, ukumva ntubabaye. Kubera iki? Umwaka wose umuntu ari mu buribwe ababara, ntaho ugera ukavuga uti mufashe apfa. None kwira imbere ndeba wa mukecuru ndamubwira numva mukecuru, ndabizi ni wowe unyiciye mama, nanjye ndarahira nzakwica, n'amaboko yanjye abiri nzakwica. Uramenye ntabwo wemerewe kuzapfa atari njyewe nkwishe. Uramenye ntiwemerewe kuzagira gute, kuzapfa atari njyewe ugize gute. Nuramuka unarwaye indi ndwara ikakwica atari njye nkwishe, nzasanga intumbi yawe ahantu iryamye, nyica umutwe kugira ngo byitwe ko ari njye wagize gute. Ubwo nyine narabivugaga ngo ndebe ukuntu amera. Twari babiri, umva umukecuru ukuntu yambwiye, yarambwiye ngo nuntanga uzanyica, nuntanga uzagira gute, uzanyica. Arangije arandeba arambwira ngo nishe nyoko. None we wakana ureshya gutyo, urabona urimo umutamyo, ahubwo nkugiriye inama, dore aho dushyinguye nyoko, hareba uhitegereza, nurangiza ufata imva yegeranye n'iyo nyoko, kuko ndakwica vuba ahangaha. Ndakwica vuba ahangaha. Rero fata imva yegeranye n'iya nyoko kugira ngo bazagushyingure hamwe nawe mujye muganira. Imibabaro izashira, intambara nazo zizashira, have wasiwe w'intesha igihe, namara maje gukorera uwankunze, kuko yanteguriye gakondo itarimo imibabaro. Iyo mpamvu nanjye marana uzabana iteka wankunze. Amen. Ndamureba numva umujinya uzamutse uhereye mu mama, vuga nti munige muri iki, ariko ndamubwira ntumva nkubwira, ni isezerano tugiranye, nzakwica. Dusubiramo. Afa ko aragenda nanjye ndagenda. Uhereye uwo munsi ntangira urugendo rwo gukomeza nshaka umupfumu wamfasha nkamwica. Nase Mana tugirire ari ukugira ngo ngire gute, nihore zenguruka mu bapfumu, hakora ubuyede ngirirwa muri koreye ibikarani, amafaranga mbonye ayajyana mu bapfumu. Ntabwo nabashaga kwigurira ipantaro, ayo nagiraga ko ndabyibuka njye gukizwa, nari nambaye ipantaro y'abagore, niwo mutungo nagiraga. Ntabwo nabashaga kwigurira ipantaro, nigura iki ngo nigurire inkweto, nzigura iki? Kandi narakoraga, kandi amafaranga narayabonaga, ariko nkayajyana hehe? Mu bapfumu. Bakambeshya, bakampa imiti, bakampa iki. Wanyuma na nyuma ndabyibuka nikorereye amafaranga hano kwa Mushimire, harimo ayo nari nakoreye n'ayo nari nibye, ariko ayo nari mfite yose hamwe yari 120. Mana tugirire neza. Amen. Bandangira umupfumu mu Gisaka, njyayo, maje kujyayo ankuramo 80,000. Ankuyemo 80 arambwira ngo genda urasanga yapfuye. Ndataha nzi Kigali kuko aho bari batuye ari Irunda, ndavuga reka njye Irunda njye kureba apfe mbibereye. Apfe ngize gute? Ndagenda ngezeyo nsanga ntiyapfuye, ahubwo uwo munsi yashyingije umukobwa we.
numva ndababaye ndagaruka sinashyirwa ayo nari nsigaranye bandangira undi mupfumu nawe mu Gisaka nawe ndongera njyayo. Imana itugirire neza. Ngezeyo niwe wambwiye bwa nyuma na nyuma arambwira ngo ntuzongere kugaruka mu bapfumu, ibyawe ntibizakemukira mu bapfumu, ibyawe. Yananyirukaniye ku muryango, ntabwo nigeze ninjirayo, ntabwo ninjiyeyo. Yarambwiye ngo kuri wowe harimo imbaraga itakwemerera kwinjira mu bapfumu. Imana itugirire neza. Muri wowe harimo imbaraga itakwemerera kugira gute. Nanjye iyi mbaraga ntabwo nari nyizi, ariko nanjye nabyumvaga kera. Hari umumama iwacu baravugaga ngo araroga. Umunsi umwe rero twigeze dukina turi abana, nari mvuye kuvoma nikoreye ijerekani n'ingata iboshye mu rukoma, noneho dukinira ku mbuga yiwe. Asohotse abandi bana kuko bari bamuzi bariruka, noneho ngiye nyirwana n'ijerekani mbona arasohotse, ndangije nikorera ijerekani masiga ingata. Hasize ingata arayitwara, ayitwaye arambwira ngo irukanka sha, amazi yateretse ku mbuga yanjye uri umwana, ariko ntuzayahatereka uri umusore kuko utazagezayo. Imana itugirire neza. Nanjye ndahindukira, ntabwo nagiraga ingeso, sinzi nanjye icyabinteye. Ndahindukira nanjye ndamureba, ndamubwira nti nanjye ubonye ubwana bwanjye, ariko ntabwo uzagira amahirwe yo kubona ubusore bwanjye kuko utazaba utakiri. Imana ngo itugirire neza. Ntabwo namenyaga ikintu kivugira muri njye gituma mvuga amagambo mabi nk'ayo ngayo. Imana itugirire neza. Najya mbwira ubonye ubwana bwanjye, ariko ntuzabona ubusore bwanjye kuko uzaba utakiri. Nari mfite imyaka 12. Imana itugirire neza. Ngize imyaka 15 wa mugore arapfa. Icyo gihe rero uwo mupfumu arambwira ngo genda, ibyawe bizakemukira hehe? Mu rusengero. Hari ikintu kikuriho kidatuma winjira ahangaha. Baranyirukana ndagenda, n'amafaranga nta kintu yanyatse, arambwira ngo irukanka tuvira ahangaha. Nibwo natashye rero mpanga gahunda yo kwiyahura. Imana itugirire. Mbona ibintu byose bigize gute biranze. Imana igitabara. Iryo joro mpanga gahunda yo kwiyahura kandi nari seri. Nari seri. Imana itugirire neza. Aho ngaho muri iryo joro rero niho Yesu yampamagariye. Imana itugirire neza. Niho Yesu yagize gute yampamagariye. Numva ijwi ry'Imana rimpamagara arambwira ngo buretse kwiyahura genda ubanze ujye gusenga, nuva gusenga uzabona uze wiyahure. Ndabyibuka hari kuwa kabiri mu ijoro, kuwa gatatu hari mu icyumba cy'amasengesho aho bitaga kwa Elisi Nyabisindu hariya i Remera. Hari muri icyo gipangu umukobwa wasengeraga yari umuririmbyi, yari yarandaritse ariko sinkajye njyayo. Njya kumureba ndamubwira nti ejo ntuzansiga tuzajyana gusenga. Aho rero niho twajyaniye gusenga. Ngezeyo nsanga twagezeyo nko mu masaha 5, dusanga hakubise huzuye, habaga ari hanze hari nk'abantu nka 300 basengera munsi ya shitingi bicaye batuje. Ngiye kwicara Elisa arampamagara arambwira ngo ngwino hano. Ndaza. Arangije arambwira ngo Imana niyo yakuzanye hano nijoro wari ugiye kwiyahura. Ndamureba. Arambwira ngo nibyo Imana irabimbwiye. Wari ugiye kwiyahura? Yego nari ngiye kwiyahura. Ati Imana niyo yakuzanye hano. Arangije ati cyakabiri bari bagiye kugufunga kubera kwiba. Ati dore ikimenyetso. Kuwa gatandatu washize hari ahantu wibye ingorofani. Nsubije amaso inyuma nsanga nayibyo Olivier hano kwa Mushimire, namwibye ingorofani ya Shington nshyashya, nari nyitwayeho n'ibice by'amakaro nabyo nari mbyibye. Tugirire neza. Urumva nari napanze n'umuzamu arambwira ati tujyane ibi bice by'amakaro bishakira isoko. Ibice by'amakaro ndabijyana, ariko arambwira ati ingorofani uyigaruke.
Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagenda ngurisha ibice by'amakaro, maze kubigurisha ingorofani nyizamukana mu Gakiryo Kimironko. Ingorofani nshyashya igura 40,000 bampa 6. Imana itugirire neza. Mugarurira amafaranga y'amakaro, arambaza ati ingorofani iriyo irihe? Nogane nagezeyo narushye ngisigaye ariko ejo nzayiza. Imana asifiwe. Amen. Arangije arambwira ati hari ahantu w'iby'ingorofani warayibye cyane wayibye. Ndavuga ahantu uramboye kabisa. Ndimo neza ariko nabwo njya mu rusengero. Rero kuko umukobwa yarambwiye ngo uwo mugabo ibintu byose arabibona. Nagiyeyo mfite umutima uvuga ngo reka njye kureba ndebe ko uyu mupfumu yaruta babandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Nari nzi ko ari umupfumu. Imana itugirire neza. Rangije ndamubwira ntaho ngaho uramboye. Imana idutabare. Arangije arambwira ati Imana irambwiye ngo izakugirira neza kandi Imana irambwiye ngo uzayikorera. Arandeba arambwira ati nturebe impano mfite hano aka kamwanya uzazigira unazirenze. Ndangije arakomeza aravuga ambwira byinshi cyane. Arangije agera ku kantu katari keza, arambwira ati hari umuntu wagambiriye kuzica. Imana itugirire neza. Ndangije ndamureba ndamubwira nti wamubonye se? Ngaho mbwira arapfa. Arangije arambwira ati uwo muntu wagambiriye kuzamwica ariko niba ushaka ko Imana ikugirira neza ugende umusabe imbabazi. Ndamubwira nti wari waganiriye neza kuva kare ariko ahangaho ugeze uganiriye nabi papa. Uganiriye nabi kuko njye ntabwo namubabarira niyo naba ndi kumuniga. Ntabwo arambwira ngo mubabarire Imana irambwiye ngo izaguhorera. Ikubwiye ko izamunyice? Mbwira bikubwiye gahunda ubundi gahunda kwari kumwica. uko azapfa ntibikure bikingenzi nuko azapfa. Oya nuko azapfa ubundi njyewe ubundi kondisiyo nari narashizeho yari yo kuvuga ngo uko mama yarwara nawe niko agomba kuzarwara kandi ntazahita apfa ako kanya, ajya apfa gake gake, ajya apfa gake gake. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Ambwira ibintu byinshi Imana izankorera, ambwira uburyo Imana izantabara, ambwira uburyo Imana izampindurira amateka, ambwira uburyo nzaba umuntu ukomeye. Ariko ibyo byose simbyumve njye, icyo nari ntegereje ni ukumva uburyo umukecuru apfa. Amen. Niba hari ikintu kibaho kibi kitubata ni ikintu bita inzika. Inzika ni ikintu kandi naje gusanga ni igihano umuntu yiha, sibyo? Udashobora kugira icyo ubikoraho, sibyo? Kandi ugira inzika ukananirwa kurya, ugira inzika ukananirwa kuryama, ugira inzika ukananirwa gusinzira, kandi uwaguhemukiye warasinzira akanagona aranarota we. Imana y'amahoro itugirire neza. Naje gusanga igihano waha umuntu waguhemukiye ni ukumubabarira ukamwihorera. Biragoye ariko igihano wamuha ni ukumubabarira. Reka nkubwire impamvu utazamushobora. Sashimwe cyane. Reka nkubwire impamvu utazagira gute. Aba bantu baba ari abagome. Aba bantu baba uzi ko baba baturusha ubwenge, baturusha ubucakura bw'iyi si. Wowe ujya gutekereza ikintu waba yagitekereje kare cyane, wabyumvishije, waba yagize gute. Nukuvuga ngo wowe uri hano, wowe uri hano, wowe ari mu bireba. Imana y'amahoro iteka baduhora imbere, iteka bagira gute. Uretse Imana yonyine ariko abagome baduhora hehe?
kugira ngo uyu muntu mushobore bigusaba gutekereza nkawe. Sinzi niba icyo mvuze cyumvishije. Bigusaba gutekereza kandi twe ntabwo turabizi. Ntabwo turi iki? Ntabwo uzabishobora kuko hari umwuka wera ugukomakomoka akubwira ngo have. Ariko we ni umugome ntacyo atakora. Ntacyo atagira gute? Kwica umwana wawe yumva ntacyo bimubwiye. Wabyumvishije? Kukugambanira inzu yawe bakayisenya bayumva nta kintu bigize gute? Bimubwiye. Ariko wowe iyo we kubera ko mwuka wera kurimo iyo ugiye kumuhemukira uravuga ngo ariko se buriya abana be baraziriye. Bereko ntabwo uri uw'isi. Amen. Hari ikintu gituma twebwe tuvuga ngo Imana idutabare. Imana itugirire gute? Idutabare. Turwanire. Kumubabarira bigira gute? Birananira. Ariko ndataha ngeze mu rugo ndasenga ndavuga ngo Mana wavuganye nanjye gira ibimenyetso unyereka kuzangirira neza nubinyereka nanjye nzagukorera. Imana inyereka ibimenyetso, Imana ingirira neza. Igihe kiza kugera impimbaraga. Yampaye imbaraga. Njyayo musanga irungu ndagenda ndamuhamagara ndamubwira nkumva nkubwira narinje kugusaba imbabazi yuko navuze yuko nzakwica. Gause kandi nibyo nakuvuzeho byose umbabari. Ati yego nari mbizi. Nari mbizi kuzaza. Ubwo rero ubwoba burakwishe. Burakwishe utinye yuko nguhita. Uretse ko n'ubundi bitazambuza kuguhitana. Arabwira ntibizambuza kugira kuguhitana. Baba bari seriye bano bantu. Baba bari seriye. Mana muri tugirire neza. Niba ushaka kugira ngo utsinde umwanzi wawe nawe biragusaba kuba seriye mu masengesho usenga. Biragusaba kuba iki? Nukuri nsaba imbabazi. Arangije arambwira ati n'ubundi ntibizambuza kuguhitana. Arangije arambwira ngo reka ngusubiriremo ya magambo. Arambwira ngo nubwo ugize ubwoba ukaba wanze kugumya guhangana nanjye ariko njyewe ndakomeje. Ubundi njye nzakwica n'amaboko yanjye. Mana itugirire neza. Arangije arambwira ngo warambwiye ngo sinemerewe kwipfusha. Nawe ndakubwiye ngo siwemerewe kwipfusha. Uzarindira kwica. Asifiwe. Ariko numvaga mfite imbaraga, numvaga ntagifite uburakari, numvaga naramubabariye. Cyane ko Imana yari imaze kunkorera ibintu bigaragaza ko izangirira neza. Maje kuyigirira icyizere yaranguye ku ipantaro y'abagore. Imana yari yaranzamu. Imana yankoreye ikintu nakubwira hano ntukiyumvisha. Nayisabye ikimenyetso ndayibwira ndi mama wanjye yishe yari arimo anyishyurira amashuri ngarukira mu wa 3 segonderi nari mfite gahunda yo gukomeza. Umunsi mama yapfuye nibwo amanota ya toronkome yari yasohotse. Asohoka natsinze ngomba kujya mu wa 4 segonderi. Imana itugirire neza. Nta wundi muntu nari mfite imbere n'inyuma wagombaga kunyishyurira. Nta wundi narebaga. Byari ubwo byanjye byari birangiye. Ndambwira Imana ni Imana iri mu gihugu cyo mwijuru. Nuza njye nifuzaga kuziga ibintu by'imyuga ariko nkiga gukora amashanyarazi. Nuza ukanyigisha gukora amashanyarazi ari wowe ubikoze. Ndakwizera ngendane nawe. Nubinyigisha nzagukorera. Nzarinda mpfa. Sashimwe cyane. Amen. Hari abantu baza bakaba bakazitereyemo mu bintu by'umuntu batazi ahantu yaturutse batazi n'uburyo yaje. Sashimwe cyane. Ejo bundi ndikanyarira ndi gusenga Imana ejo bundi tereye umusozi wa Kanyarira ndasenga Imana iraza insanga ahantu narindi irambwira ngo mwana wanjye hari abantu batangiye kukugambanira no kukugira mu ishyamba no gusenga cyane kugira ngo hari iyo urimo urasengera uzahasebera uzabura abantu ntuzabone n'umuntu n'umwe ndetse uzahave wikoreye amaboko. Ndangije mbaza Imana ndayibaza ndetse Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru urumva ibyo bintu we bishoboka. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana irangije irambwira ngo kuko ari njye waguhamagaye bazaruhira ubusa ntabwo bizigera bikunda. Imana itugirire neza. Ndangije mbwira Imana ndayibwira nti wa Mana uri mu gihugu cyo mu ijuru nzi neza ko kuva aho twagendaniye nta guhemuka nari nakubonaho. Kuva aho twagendaniye wagiye ukora ibintu bidashoboka ukabikora nkabirebesha amaso yanjye. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Nubyemera bizaba ariko nutabyemera ntibizaba. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen.
rero hari abantu biterera mu bintu by'umuntu batazi amateka afitanye n'Imana. Nje n'Imana dufitanye amateka, sashimwe cyane. Nje n'Imana dufitanye amateka. Nakubwira nshobora mfite ikintu bita ubuhamya nshobora kuguha, mukaza ku wa mbere nkavuga ubuhamya nahereye mu gitondo tukageza saa 12 mvuga Imana, kandi ubwo si ibya kera. Bageza ni ibya kera, reka da nuguhera ejo bundi 2007. Ntabwo ari imyaka myinshi iciyeho. Mfite ikintu bita ubuhamya my friend. Mfite ikintu bita ubuhamya njyewe nundeba gutya mpagaze ahangaha nta kintu na kimwe kijya kintera ubwoba. Sashimwe cyane. Niyo wambwira ngo naje nisangamo hano njyenyine, nta bwoba mba mfite. Bwe cyane ngo amen. Nje nta bwoba mba ngize gute mba mfite. Imana itugirire neza. Umunsi umwe nigeze ngira urusengero Kimironko ndasenga abantu barabura mu rusengero, n'abaje bakaza nta mafaranga bafite. Ukwezi gushira nta mafaranga mfite yo kwishyura urusengero, kandi nyirarwo yaranyongeje, yaravanye ku 40 ashyira ku 150. Nari nyamwishyuye amezi 2. Ukwezi kwa gatatu ndayabura, nyabuze mbona 80 nibyo nari mfite. Ndangije ndareba mbona ntibizavamo. Aje ku ndangije nzamuka umusozi witwa Kanyarira. Ndagenda njya gusenga Imana, ndayibwira ni Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ntukazane ibindushye. Imana itugirire neza, ntukazane ibigize gute ibindushye. Amafaranga mfite ni 80,000. Ndagira ngo uyu munsi wa none ugende ukorere muri uriya mugabo yongere yisubireho ajye yemera 80. Imana itugirire neza. Natayemera umbwire nimuke hariya njye gushaka aho nzajya nishyura yo nshoboye. Imana y'amahoro itugirire neza. Mvuye gusenga nimugoroba ndabyibuka hari ku wa 4 araza, ngiye kubona mbona araje. Nari ntuye ku rusengero hafi aho ngaho. Arangije araza arambwira ngo ko amafaranga yanjye yashaka. Ndamubwira amafaranga sindayabona. Ndamubwira ntuzo ukuntu bimeze, ntakubeshye ndeka kukwirarira. Amafaranga 150 ni menshi, nge nzajya nguha 80,000. Atuvuze nguki nzajya nguha 80,000. Arahandeba aravuga ngo ko nari nzi ko uri umukozi w'Imana usigaye umwitanga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndavuga nti ntakabi ibintu mvuga bihagazeho ni 80 nzajya mbona. Ati inzu yanjye winkinisha. Ndamubwira nti nta kibazo. Ndamubwira nti inzu yawe nta kibazo yijyane, reka nsengeremo ku cyumweru, ubundi ku cyumweru nisoza uzaze nguha urufunguzo. Imana y'amahoro itugirire neza. Neza ku cyumweru turasenga, ndangije ndituriza. Nimugoroba ndamuhamagara nti waba uri hafi ngo uzutware urufunguzo rwawe. Arangije arambwira ati ndi hafi, reka nzi. Akingera uruhande arambwira tuzi n'ibindi. Nabitekerejeho mbona imyaka tugendanye, mbona ntucuruza, mbona nta n'ibindi bintu ukora, ya mafaranga niba uyafite yawe. Cyane ngo amen. Ya mafaranga niba uyafite gira gute yawe. Haleluya. Isi ni imbaraga z'Imana. Rebera Imana mu bintu binini. Sashimwe cyane. Wireba Imana nk'ishobora gukora ibintu bito, Imana ikora ibintu binini mu izina rya Yesu. Amen. Bagize ngo Imana ikorera mu bwinshi bw'abantu. Haleluya. Bagize ngo Imana ikorera mu miryango ikomeye. Ntabwo ari imiryango ikomeye. Wagize ngo se Imana ikorera mu bantu babyibushye. Umuntu umwe wenyine yaza akaguhindurira ubuzima ugahinduka umukire mu izina rya Yesu. Umuntu mumbwire ngo ntukeneye abantu benshi, ukeneye umuntu. Kandi mu bantu harimo umuntu. Imana iguhuze n'umuntu. Imana iguhuze n'iki? Ntabwo ukeneye abantu benshi, ukeneye umuntu. Ntabwo ukeneye ibitangaza byinshi kugira ngo abantu bemere. Ni kimwe cyonyine. Iki cyemeza abantu ko Imana yavuganye nawe. Mumbwire ngo Imana ikuremera ikibemeza. Imana igiye gute yemwe? Ireme ikibemeza mu izina rya Yesu. Mu buzima bwawe Imana ikuremera ikibemeza. Uyu munsi Imana igukorera ikintu kizatuma abantu bavuga ngo wasenze Imana. Vuge ngo amen. Kizavuga ngo burya wa muntu arasenga we. Ndangije ndyamye muri iryo joro, nabwiye Imana ngo uzunyigishe gukora amashanyarazi. Ngiye kubona nsinziriye, mbona haje umuntu yambaye itaburiya, azana n'igitabo cya registre.
ngiye kubona mbona imbere yanjye haje ikibaho taburo, kubona mbona azanye ibintu bya soki n'amatara, arangije arankomanga arambwira ngo byuka twige. Tuvuge ngo amen. Ngo byuka tugire dute? Twige. Ndara ijoro ryose ndimo mbona ndi gukora amashanyarazi, ndayakanika koko, ndayakanika, insinga ndaziterateranya, aranyereka uko abikora, nacana nkabona biratse, anyereka uko bashyiraho amasoketi, anyereka uko ashyiraho amainterebuteri, anyereka uko bashyiraho amampure, anyereka uko bashyiraho amaprize, anyereka uko insinga bazishyiraho. Mbyuka mu gitondo ndi umutekinisiye. Tuvuge cyane ngo amen. Mbyuka mu gitondo ndiki, ibi mvuga ni ibintu byabayeho, ntabwo ari byo numva nyine. Tuvuge ngo amen. Kimironko hariya Nyagatovu bose baranzi, inzu nesitaye ntizigira uko zingana, kandi mu batekinisiye babayeho muri Kimironko n'abize muri Kizi nta n'umwe wandushaga kwesitara inzu ya kadasiteri y'ibyumba 4 na salo na saramande n'iki. Iyo nayijyagamo byansabaga umuyede umwe hasi gusa, njye nkajya hejuru. Ntabwo byansabaga ibintu byinshi cyane, kwabaga ari ukuramburamo ndamburamo umunsi umwe nabaga nguhaye inzu yawe ntigende. Tuvuge cyane ngo amen. Kuko ntibyansabaga kubitekerezaho. Sashimwe cyane. Kandi n'ubu ntaho byagiye, uretse ko ubu narabyibushye sinkibasha kujya muri purafu. Babika ibihumbi 200. Mama yantoje gucuruza, yantoje ibintu nka 2 kujya mu bapfumu no gucuruza. Ko yantoje gucuruza mfite, niyo mpamvu ubona njyewe iyo nkorera Imana, Ashimwe cyane. Njye nkorera Imana mba numva ngomba kuyivuga neza kandi nkayivuga ukwiye, sinzigera mbeshyera Imana. Ashimwe cyane. Cyo gukorera Imana nimbona byanze byagoranye nzabireka, ariko sinzigera mbeshyera Imana. Ashimwe cyane. Ujye gushaka izindi mbaraga kugira ngo uvuge Imana abantu bakwemere. Wapi? Abantu bakwemera uyu munsi ariko ejo ntibakwemera. Abantu babona ari benshi bicaye imbere yawe ariko nta kintu bamara. Mureke mbabwire, ibintu ubona ubibonye kuko wahemutse nta kintu bizakumarira. Ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Imana nzayivuga neza. Ku myaka yanjye 8 naracuruza. Natangiye ncuruza ibisheke, najyaga kubikura hariya mu nkuka, hariya kuntuza mu gishanga, hariya kuri Nyabarongo umanukiye no ku Ruyenzi. Niho twajyaga kubikura umanutse za Kagina hariya. Ukagenda ukarangura ibisheke, habizana nkabicuruza. Ibisheke mbivaho. Mvuye ku bisheke natangiye gucuruza inkwavu. Imana itugirire neza. Nkajya njya kurwina, nkajya njya za Gacurabwenge, nkagenda nkarangura inkwavu, nkazizana Kamuhanda kuzicuruza n'abakire hano ku Ruyenzi. Isoko ryabaga hano ku Ruyenzi, nkazicuruza n'abakire. Mvuye ku nkwavu ntangira gucuruza inkoko. Imana itugirire neza. Igihe kiza kugera, kuko mama yacuruzaga ibishyimbo, yacuruzaga ibintu bijyanye n'imyaka. Igihe kiza kugera mvanamo tujyana gucuruza ibishyimbo, agafata iseta ye nanjye ngafata iyanjye. Imana itugirire neza. Kuri iyo myaka yanjye nka 14 nazaga hano Nyabugogo, hafata toni y'ibishyimbo, turi kumwe, agafata iye nanjye ngafata iyanjye, kandi twayifataga badukopye. Utekereze ko nari ngeze ku rwego ninjye wiyishyuriraga minerivare kugira ngo nanirwe kwiga, nuko nari ncanganyukiwe mu mutwe, ariko ubundi kwiyishyurira nari mu bishobora. Ashimwe cyane. Kandi na Mutiti yarambwiye iremera Rukoma buriya baranzi. Iyo ugiye mu bitabo by'iremera Rukoma ukabaza uti umuntu witwa Minaroke, bajya mu bitabo bakakubwira ati uyu muntu yanditse amateka, yagiraga udutendo mu cyatanu. Tuvuge cyane ngo amen. Yagiraga udutendo twatundi. Imana y'amahoro itugirire neza. Handi Mudidi yicaye arambwira, ngiye kumusezera, ngiye kumusaba certificate yuko narangije amashuri 3, abubwira ntimubwira uko byagenze. Arambwira ati oya. Nubwo Mudidi yankubise gutyo twaje kuza kuba inshuti, arambwira ati oya, wizo wamureka kwiga, reka njyewe ndemera nkwishyurire, ndemera ngire gute nkwishyurire, ariko ugume hano. Birananira kuko numva ubwenge bwaragize gute, bwaravuye. Ntabwo nabaho ntafite mama,
ngo wabaho gute? Imana itugirire neza. Amen. Ariko icyo nshaka kukubwira, kizwa neza, ukorera Imana. Kandi iyi Imana uyirebe nkaho ari ingari, mubwire ngo yirebe ko ari ingari. Sinzi ukuntu Imana muyifata. Isashimwe cyane. Ubu buzima urimo uyu munsi Imana yabuhindura. Haleluya. Unureba none aha nta mafaranga ufite, ariko ejo Imana yagutunguza igitangaza ukaba uri mu bamiliyoneri. Wabyumvishije? Ukaba uri mu ki? Icyo usabwa ni kimwe, ni ukubyizera. Uri kubyumva araha? Ejo Imana yagutunga, ariko se narumiwe no kuri kw'Imana. Imana se kubikora bisaba imyaka ingana? Nuye hano ugara umunsi, ni amasegonda. Dore wicaye ahangaha, telefone yasonika kubaza ngo uri hehe. Yabikora cyane yabikora. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Imana yabikora cyane yabikora. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Uzarwana intambara yo gukizwa. Kugira gute? Haranira ko Yesu akumenya. Bwira umuntu mwegeranye ngo haranira ko Yesu akumenya. Wagize ngo kuba Imana ikubwira ngo mvuganye nawe, bivuze ko ikuzi. Imana iravuga n'abantu bakavuga na Satani akavuga. Byanze bikunze niba utaravuganye n'Imana wavuganye na Satani. Niba atari Satani ni umuntu wavuganye nawe. Isashimwe cyane. Abantu bajya bavuga. Abantu bajya bagira ngo hano wasanga amasezerano ufite ari abantu bakubwiye. Naho ukaba utegereje ngo Imana yaravuze. Imana itugirire neza. Umuhanuzi umwe muri Nibature muri ADPR ahantu hamwe bigeze basenga arabwiriza, Imana ntiyavuga. Agiye kuva mu materaniro aravuga ati abantu bari buze kunca amazi bazi ko ndi umuhanuzi ntahe navuze. Abarebye umuntu umwe abaramubwiye ngo Imana iguhaye inzu. Imana itugirire neza. Imana irambwiye ngo iguhaye inzu. Akibimubwira ako ka mwanya Imana ibivugiye hari ivugira mu muhanuzi, biragiye umuhanuzi aragiye amufata mu ishati. Abaramubwiye ati ibyo bintu uvuze ninjye mbivuze. Njyewe mvuganye nawe. Njyewe mvuganye nawe. Arangije iramubwira ngo kugira ngo n'undi munsi mu nkorere mu ntinyi. Uwo muhanuzi yari afite inzu. Ndagutegetse genda umuhereze inzu yawe. Ndagutegetse genda umuhereze inzu yawe. Ni wowe uyimusezeranyije, ni wowe uyimubwiye. Winteranya n'abantu banjye, genda umuhereze inzu yawe. Umuhanuzi ngoma ndakuniga. Genda umuhereze iki? Inzu yawe. Ari genda nsenga nkavuga nti Mana twabonaga kera. None uyu munsi kongera ukagaruka. Ikagira utuntu yikore. Abantu muri iyi minsi bamenyereye Imana. Abantu muri iyi minsi baciye amazi iki? Nukuri abantu barimo barakora ibyo bishakiye. Abantu barimo barakinisha izina ry'iki? Abantu barimo barakina komedi mu rusengero. Nsigaye mbona gusenga ko muri iyi minsi ari komedi. Nsigaye mbona ari komedi. Asifiwe. Amen. Nsigaye mbona ari iki? Yamara ni komedi. Amen. Hari ibintu abantu bakora ukabona Imana yaremye ijuru n'isi ntiyabikora. Ngira umuntu mwegeranye ngo Imana urayizi. Mureke mbabaza, nimuyimenya mukayisobanukira muzaba abantu banini. Isashimwe cyane. Nimuyimenya mukagira gute? Mukayisobanukirwa muzaba abantu banini. Mose ngo igihe kimwe yabonye igihuru cyaka umuriro ngo atambikishwa no kujya kureba ibiri kwawe. Imana itugirire neza. Imana iramubwira ngo ndima. Niki? Ngo aratambika. Yajyaga he? Ni mu rusengero. Umuriro wakaga he? Mu gihuru. Muki? Atambika ajya he? Mu gihuru. Yajyaga he? Imana iramubwira ngo kwetura. Izo nkweto kuko aho ugiye? Ntahera. Kwetura aho ugiye ni hehe? Ntahera hanjye. Kandi yajyaga hehe? Mu gihuru. Imana iramubwira ngo aho ugiye ni hehe? Kwetura inkweto kuko aho ugiye ni iki? Ngo Imana ihamagara Mose. Ngo Imana iramukoresha. Ngo Imana ivugana nawe. Isashimwe cyane.
ngo imutuma kujya kubohora ubwoko bw'abayisiraheli, ngo imutuma kuri Farawo, ngo irangije iramubwira ngo umva. Yesu ashimwe cyane. Iramubwira ngo genda ubwire abayisiraheli, genda ubwire Farawo arekura iki. Ngo irangije iravuga ngo natabyemera. Amen. Natagira gute? Bwira umuntu mwegeranye ngo korera Imana uyitinya. Ngiye gusenga, reka nkubwire rya jambo ntabwo naryibagiwe. Daniyeli ibice 11 turasoma umurongo wa 31. Haravuze ngo isashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ariko harimo abantu bari gusinzira. Oya nta kibazo nibasinzira, ahubwo mubaze ngo ufite amafaranga. Asifiwe. Ukuntu biba bimeze umuntu usinzira mu materaniro nyoboye arabyemeye, ariko igihe akangukiye akanyishyura. None se hari inzu y'i Kigali y'ubuntu iba? Bari mu nzu ya papa atarakubitirwa mu rusengero kugira ngo sinzu nk'izindi. Imana itugirire neza. Kadusome ngo azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome bakureho igitambo gihoraho bashyireho ikizira cy'iki. Mwanditse ngo bashyireho ikizira cy'iki. Bashyireho iki? Ikizira cy'umurimbuzi. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko si iri jambo murarisoma, ngo reka turisome twese. Isashimwe cyane. Twese dusome. Ngaho twagiye. Azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome bakureho igitambo gihoraho bashyireho ikizira cy'iki. Abaca mu isezerano azabayobesha kugira gute? Kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Bwira umuntu mwegeranye ngo irabasheshenga. Mubwire ngo igibasheshenga. Igigira gute? Igibagira gute? Urabizi neza ko atari ukugusheshenga. Haleluya! Komera Yesu amashyi menshi cyane. Anga icyaha n'igisa na cy'Imana izaguha umugisha, anga icyaha n'igisa na cy'Imana izaguhindurira iki? Amateka. Ariko igihe cyose uri mu byaha ntuzigera ubona Imana. Nta muntu uramira mu byaha, nta muntu ukomerera mu byaha, nta muntu ukomera akora iki? Ibyaha. Haleluya. Nta muntu ukomera agira gute? Akora iki? Niba uyu munsi usenga ukaba ugikora ibyaha, menya ko utazakomera. Menya ko ntaho uzagera. Nta muntu uramira mu byaha. Nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka agize gute? Mbese ko ndeba hari abantu bandeba nabi. Mbese mbagize mbatwaye iki? Mvuze nabi? Ibarina nabi ariko si cyane. Mani tugirire neza. Ko nukuri barakora muri iyi minsi mwarezwe nabi. Nukuri babareze nabi. Sashimwe cyane. Amen. Bagize gute? Babareze? Amen. Nukuri ngiri teraniro ntazabamo. Nukuri Yesu yantumye abantu bajya mu bugingo. Yesu bwira umuntu mwegeranye ngo Pastor Emma ashaka abo bazajyana mu ijuru. Shaka abo tuzajyana hehe? Nukuri ndashaka tuzajyane mu bwami. Haleluya! Shaka tuzajyane hehe? Mu bwami. Kandi kujya mu bwami itike niwe nukwanga icyaha n'igisa nacyo. Amina. Itike n'iki? Amafaranga ntazakujyana mu bwami. Ubukire ntibuzakujyana mu bwami. Kuvuga ngo uri mwiza ntabwo bizakujyana hehe? Ngo wateruye ibyuma ntabwo bizakujyana hehe? Ngo umusore w'iboga ibyo se bizakujyana mu bwami. Kuba
gukiranuka byonyine nibyo bizakwinjiza hehe mu bwami bwo mu ijuru. Umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko agira ngo azinjira ukaba ntibinjira, nuko ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'akatanga ka mbere asanga atarufite. Komera data amashyi menshi cyane. Ikizakwinjiza mu bwami pasiporo ni imwe, andi icyaha n'igisarane. Imana nikureba ikubonana umutima utunganye rwose. Imana nikureba ikurebere mu mbabazi zayo. Haleluya. Imunyeganyezo mubwire ngo Imana nikurebere mu mbabazi zayo. Imana ikurebere mu kirata mu mbabazi. Imana ikurebere mu mbabazi. Imana ikubabarire. Bano muri iyi minsi babaye ibicamuke. Babaye iki? Ibicamuke. Aragambanira mwene se abizi ko ari kumugambanira. Imana itugirire abizi ko ari kugira gute? Akaza ahangaha agasinima, hari icyo wambwiye Mana, kandi nyamara urabizi kugambana. Urabizi ko urimo uri umurozi. Umuntu akaba mu rusengero akaza akamara umunsi wose azanywe no kuroga mwene se. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Amen. Ukaza muri aya materaniro yangaye, inzara yakuriye, izuba ryakwishe, wavunitse ngo waje kuroga amateraniro. Amen. Amen. Twisenge Imana itugirire neza. Amen. Ese wumva uzungukira he? Ugasanga wicaye muri aya materaniro uri igikoresho cy'umuntu runaka. Wicayemo ahangaha hari umuntu wakohereje ngo ngwino urebe abantu bari bari mu rusengero. Ese ubwo ninde uzaguhera? Ubwo si iryo shyaka uri kurwana n'ibyaha atari buguhe na serivisi. Imana itugirire neza. Ugishyaka urwana n'iryane mama, n'iryane. Imana amahoro itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Njye ntabwo njya nkora ibintu bitunguka, umuntu ankoresheje yampembe Ko kurarikwa. Yesu ashimwe cyane. Umuntu mwegere ngo umuntu nagukoresha ajya guhemba, ajya agira gute? Umuntu agukoresheje mu nyungu ze bwite ntaguhemba, kandi arimo aragukoresha ibintu bigutandukanya n'iki? N'Imana. Ibyaha byose birababarirwa, ariko gutuka umwuka wera ntibibabarirwa. Imana itugirire neza. Uzakora ibindi bintu byose, reka mbabwire iki kintu, uzakora ibindi byaha byose Imana izabikubabarira, ariko nubona ugiye gukora ikintu gikora ku murimo w'Imana, iki kintu uzakigendere kure. Nta muntu usenya umurimo w'Imana uba amahoro. Nta muntu urwanya itorero ry'Imana uba amahoro. Haleluya. Niyo mpamvu nakubwiye kuwa kanga uvuga ngo itorero nubona utari kurifashirizwamo uzarive mujye mu rindi ufashirizwamo, ariko ntuzarwanye itorero. Yesu ashimwe cyane. Ntuzarwanye iki? Ntuzarirwanye. Ntuzarwanye umuntu wahamagawe n'Imana. Ntuzarwanye umuntu wimitswe n'Imana, kandi ntukavuge ku muntu. Sashimwe. Jya wivugira Yesu asifiwe. Hari umuntu ugize akavuga ngo reka nkubwire ibyantuza ndabizi. Wowe urabizi ibyantuza? Urabizi? Asifiwe. Ngo reka nkubaze iby'umugabo wawe niwe murarana. Urabizi? Iby'umugabo wawe murarana urabizi? Umenya ibyo yakubwiye. Ubwo ushobora kuza ukavuga ngo reka nzamubwire umugabo wanjye ndamuzi. Wowe uramuzi? Umuntu ni munini papa, umuntu ni munini mama, umuntu ni iki? Gusa ngo reka pastor Imana nkubwira ngo ibyo ndabizi. Wowe uranze? Unzi gute ko twahuriye ahangaha? Asifi. Kandi ibyo uzi ko ari byo nakubwiye. Ubwo uravuga ngo uranzi ngo nakubwiye ngo nagiye mu bapfumu. Mbese si byo nakubwiye? Asifi. Imana akenshi
abantu bakunda kumenya ibyo twababwiye, ariko ibyo tutababwiye ntabwo babizi. Umuntu ni munini. Jya wivugira Yesu ni uzi. Haleluya. Jya ninkubwira Yesu ndamuzi, ninkubwira imirimo ye ndayizi, ninkubwira ko Yesu yambika yaranyambitse, ninkubwira ko Yesu agabura yarangaburiye, ninkubwira ko yubaka yaranyubakiye, ninkubwira ko atanga ibiryo arabitanga pe. Nukuri atanga ibiryo umuntu akiyongeza akagira asifiwe. Ninkubwira ko Yesu abyibushya yarambyibushye, sashimwe cyane. Yesu agize kuri kose arabyibushya yarambyibushye. Ntabwo ari ukunanganaga mu minsi yashize. Asifiwe. Napimaga ibiro hafi ya ntabyo, ariko Yesu agira gute? Arambyibushye. Rero nuvuga ngo ndakabya ndamaze, nawe jya gukabya mu byawe. Haleluya. Nuvuga ngo ngize gute? Ngo ndakabije ndamaze, reka nkabye Yesu muvuga, nzamukabya kuko ndamuzi. Yesu nzamuvuga we ndamuzi, ariko numbaza iby'abantu byo ntabyo nzi. Isashimwe cyane. Ntabyo ngize gute? Ntabyo nzi. Isashimwe cyane. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Umuntu ni munini. Ngaho reka twinjire mu kanya keza ko kwihana ibyaha, hanyuma tuze mu kindi gice cya nyuma dusoza. Imana itugirire neza. Dukomere data amashyi menshi cyane. Umuntu ni iki? Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza bya hehe, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izagira gute? Nimwanga mukagira gute? Mukagoma. Amen. Ni umuntu umwe. Se muranyanga mungire gute? Ko ari uko nteye. Niba nteye nabi, niba ari neza simbizi, ariko kimwe cyo numva nshaka kuvuga Imana neza, kuko iyo ntayivuze neza yazansubiza ku ipantaro y'abagore. Aho navuye ndahaza. Sashimwe. Kandi ikindi, ibihe tujyamo nabyo ni bibi. Nimwiboneze nk'uko Kristo agize gute? Aboneye. Haleluya. Mwiboneze nk'uko Kristo agize gute? Aboneye mu izina. Reka twihane rero, niturangiza tuze tubyine. Abizi ko atajemo